ariko aya ngaya ni twe nk'umugabane nyuma y'Uburayi nitwe dusinyanye nabo n'amasezerano icyambere atuma abatekinisiye bacu abanyabwenge bacu baba mu makomite bashobora kwinjira mu mikoranire cyane yo hejuru bakajya mu makomite yo ku rwego rw'isi. Icyo ni icyambere nicyo bifasha cyambere. Icya kabiri hari uburyo hari ibwiriza ryo ku isi, hari ibwiriza rya Afurika, nk'u Rwanda ruri muri ES hakaba n'ibwiriza rya ES, u Rwanda ruri muri Komesa hakaba ibwiriza ryo muri Komesa. Ibi bikuraho uko guhora dufite amabwiriza menshi ashobora gutuma abakoresha amabwiriza dutuma ahubwo batamenya icyo bagomba gukora. Ibi birafasha rero gutuma nk'Afurika dushobora gutangirira hamwe ibwiriza n'ibindi bihugu tukabyemerera bitari muri Afurika. Iryo bwiriza tukazarishyira hanze twese mu gihe kimwe, arizo ikarishyira hanze na ISO ikarishyira hanze. Na kimwe ku ruhande rwa ISO, na ISO nayo ishobora gutangira ibwiriza ikatubwira iti ibwiriza turabona rifite ikintu gikomeye, yaba ingaruka nziza cyangwa nabi ku rwego rwa Afurika. Mushobora kuduha aba-expert banyu bakaza gukorera ibwiriza kugira ngo umunsi ryashyizwe hanze na arizo izahita rishyira hanze. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, murabizi ko turi mu isoko rusange rya Afurika, AfCFTA mu Cyongereza. Bavuga ko ibihugu byose bigomba gukoresha ibwiriza ryatanzwe na arizo. Kugira ngo rikoreshwe na arizo, ntabwo dushaka gusa ubucuruzi bwo hagati y'ibihugu byacu, turashaka ngo tube tunashobora gucuruza n'ibihugu biri hanze nanone Afurika. Muri urwo rwego tugomba gukora ibwiriza, tutavuga gusa ngo ni ibihugu bya Afurika ribyemera, ahubwo ni ibwiriza n'ibindi bihugu byo ku isi byakoresha bikemera ibicuruzwa bya Afurika. Mbese tukazamukana nk'uko muri RSB bafite gahunda ya zamukana ubuziranenge, na Afurika yose ikazamukana ubuziranenge. Nabishyira muri ibyo bice bitatu. Uko twongera abanyabwenge, abantu bajya muri komite zikora amabwiriza, tukongeramo n'abandi b'abanyamahanga, hari ubundi bushobozi nabwo baba bazanye. Kandi iyo barimo gukora ibwiriza, burya ni naho ushobora gukora n'isoko, kuko ntabwo ibwiriza rikorwa n'abakozi burya b'ubuziranenge, bikorwa n'abantu bavuye mu bigo nk'industries, inganda zikomeye, ibigo by'amashuri. Ibyo bituma usa nk'aho ubonye abambasaderi bagiye hanze, kandi bazanye nanone n'ubundi bushobozi burenze ubwo twari dufite wenda nk'Abanyafurika. Buri myaka 2 dukora isuzuma tukareba aho ibihugu byacu bigeze. Hari igihe tugitangira gusuzuma twari dufite ibihugu 4-7 uvuga ngo nibyo bifite ubushobozi muri ibi by'ubuziranenge, ariko ubu dushobora kuvuga neza tubihamya ko dufite ibihugu hagati ya 19 na 25 bifite ubuziranenge buhamye. Tugira uburyo tubipima, tukaba tubizi neza, noneho ibisigaye tukamenya nabyo uko tugenda tubifasha, kuko dushaka ko ibihugu byose bya Afurika y'ubumwe 55 byose byaba bigeze ku rwego rumwe, mu rwego rw'ubuziranenge. Urumva ikibazo gihari nuko iyo igihugu kimwe gifite ubushobozi, ikindi gifite ubushobozi buke, ntabwo uzapfa kwemera ibicuruzwa byacyo ngo nuko n'ubundi mwasinye amasezerano y'isoko rusange. Kuko ugomba nawe kurinda abaturage bawe, ntabwo wakwemera ibicuruzwa bishobora kugira ingaruka ku baturage bawe. Niyo mpamvu tugenda tubafasha kugira ngo tuzagire ibihugu byose bifite amabwiriza y'ubuziranenge ahamye koko.